Twongeye kubasuhuza mwe mudukurikira umunsi ku munsi, ntiduhema kubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana, tubabwira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ni Imana ikomeye kandi ni Imana ifite imbaraga. Tubahaye ikaze rero aha kuri sheni yacu Ururembo TV. Ururembo TV ni sheni bagezaho ibiganiro bitandukanye nk'uko mubizi. Birashoboka kandi ko ari ubwa mbere wabuje hano ku Rurembo TV ufunguye isheni yacu, tuguhaye karibu kandi turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nawe usanzwe udushyigikira mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ukabusanzwe ukurikira ibiganiro binyura ku isheni yacu, tugukuriye saluti, warakoze cyane kutuba hafi. Birumvikana turi mu isoza ry'umwaka kandi Imana yagiye turinda mu bihe bitandukanye. Ni umunezero rero, ni amashimwe menshi cyane, ni amashimwe aturuka ku Mana. Imana yarakoze, Imana yarakoze kukurinda, nanjye Imana yarakoze kundinda. Ndabizi ko mwagiye muhura n'intambara nyinshi zitandukanye, mwagiye muhura n'ibigeragezo by'uburyo butari bumwe, ariko ntekereza ko mwabonye ukuboko kw'Imana, mwabonye imbaraga z'Imana, mwabonye imbabazi z'Imana. Buri Imana iberagiye yerekana mu buryo butandukanye, Imana yaragiye yerekana gukomera kwayo mu buryo butandukanye, Imana iberagiye yigaragaza. Rero weho wahuye n'ibikugoye, reka nguhumurize, nongere nguhumurize ubwira ngo nubwo wahuye n'ibyo bigukomereye, nubwo wahuye n'ibyo bikugoye, ariko Imana iracyari ku ngoma mwene data. Imana iracyagufiteho umugambi mwiza, Imana iracyagufiteho umugambi mugari, umugambi mugari w'Imana uracyakuriho. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Niyegereje kandi rero abantu bari mu Rwanda, bari muri Afrika, mu Aziya, Burayi, Amerika, mbese abantu bose bari kumva, inshuti zacu zidukurikira, rwose ndabasuhuje mu izina rya Yesu, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Kandi nongeye kwiyegereza abantu bamaze iminsi muhura n'uburwayi bwinshi budashira, ndetse ukagera aho wibaza ni iki mbese naba naracumuye ku Mana kugira ngo ndwaragurike gutya. Nawe ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma hari abantu bamaze iminsi utarwaye, ariko wagiye uhura no kurwaza mu buryo butandukanye kandi mu buryo bukomeye. Nawe ndagusuhuje kandi ndakwiyegereje mu izina rya Yesu. Hanyuma ntabwo ijambo mbazaniye riri butinde, kuko nzanwe n'ijambo ry'Imana. Nubwo n'ubusanzwe kwiyica no tubagezaho ikiganiro cy'umuryango, kubaka umuryango mu buryo butandukanye, ariko nanone nkaba tukuzanira n'ibiganiro byerekeranye n'iterambere. Aha kwiyica no niho wabisanga ubundi. Hanyuma reka nkwisabira ikintu kimwe, kanda subscribe, kola like, share and comment. Hanyuma reka ngusabe n'ikindi kintu, ni mu gihe ufunguye kuri iyi channel ugiye kurkumva, gerageza iyi video uyitangire kandi unayisoze. Cyakuri icyo ngiye gukora nanjye, ngiye gukora ku buryo ntabarambira. Icyo nicyo ngiye niyemeje ngiye gukora. Rero ubundi intego yanjye irimo hagati mu iyi video. Uraza gutangira uyimenyera hagati mu iyi video, kuko binaba ari kugira ngo tubahararikire kuza tubaha karibu. Ariko hagati mu iyi video niho usanga harimo icyo twari tugamije kuvuga. Niyo mpamvu tugusaba ngo utangire iyi video unayisoze. Rero intego y'ijambo ngiye kukubwira ifite umutwe w'ijambo uvuga ngo hamwe n'ibyakubayeho Imana ije gushyiraho iherezo. Haleluya. Hamwe n'ibyakubayeho Imana ije gushyiraho iherezo. Birumvikana kandi birashoboka ko hari ibyakubayeho mw'aya mezi yose umaze y'uyu mwaka. Birashoboka ko hari ibyakubayeho mu myaka myinshi ishize. Birashoboka ko wahuye n'ibibazo ndetse n'intambara z'uburyo butari bumwe. Ariko nje kukubwira ngo hamwe n'ibyakubayeho Imana ije gushyiraho iherezo. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana ikomeye kandi Imana y'imbaraga nyinshi, Imana rurema, ndagushimiye ndaguhimbaje.
birashoboka ko aba bene data hari ibyababayeho banyumva. Mwami, birashoboka ko baguweho n'intambara z'uburyo butandukanye, ariko Mwami, nzi neza ko ushobora byose kandi nta kibasha kuroba uyu mugambi wawe. Izina rye rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Ngaho girira neza bene data, umugisha buri wese ugiye kumva iyi video kurenda yishoje. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Yesu ashimwe cyane. Hamwe n'ibyakubayeho, Imana ije gushyiraho iki iherezo. Bakundwa, ubundi hari ibihe tunyuramo by'ubu buzima, hari ibihe tunyuramo bene data. Ibihe tunyuramo bigenda bitandukana, ibihe tunyuramo, ariko nje kukubwira ko hamwe n'ibihunyuramo Imana ije gushyiraho iherezo. Yego, nje kukubwira ngo ibihe unyuramo Imana hari ibyije guhindura ku buzima bwawe. Mu bihe umaze igihe unyuramo, Imana ikuzaniye inzira. Yesu ashimwe cyane. Rero muri bimwe mu bihe tunyuramo, hari igihe tunyura mu akarengane ukarenganwa. Muri bimwe mu bihe tunyuramo, hari igihe tunyura mu bihe by'ingorane zo guhemukirwa. Ibyo ngibyo byumve neza cyane. Hari igihe uhemukirwa, hari ukurenganwa, hari uguhemukirwa. Ibyo ni ibihe tunyuramo, ni ibihe biba bitandukanye. Ibihe tunyuramo, hari ukubabara mu muryango, hari ukuhura n'umubabaro uri mu muryango iwanyu bakagutererana, ugahura n'umubabaro. Ibyo ni ibihe. Mu bihe tunyuramo bitandukana, gutinda kubona igisubizo cy'ikibazo wifuzaga. Gutinda burya kubona igisubizo nabyo ni ingorane, nabyo ni ibintu bigoye, nabyo ni bimwe mu bintu biruhije tunyuramo. Ibi bihe tunyuramo biragora kandi birakomeye. Imana yacu nishimwe cyane, kandi Imana yacu itugirire neza. Ariko ijambo ry'Imana riraduhumuriza. Nubwo wanyuze mu bintu bikomeye, Imana ntabwo yakwibagiwe. Haleluya. Nubwo wanyuze mu bintu bikomeye, reka ngutangarize ko Imana itegeze kwibagirwa. Nubwo wanyuze mu bikugoye, reka ngutangarize ko hakiriho ibyiringiro. Reka ngutangarize ko hakiriho ubutabazi. Uwiteka Imana arakubwira ngo haracyariho gukomera kwe, haracyari imbaraga z'Imana. Nyuma ya byinshi wamaze kugenda unyuramo, nyuma ya byinshi umaze iminsi unyuramo, haracyari ubutabazi bw'Imana, haracyariho ibyiringiro. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka dusangire iri jambo ry'Imana. Mu gitabo cy'Abaroma, Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo waho wa 18. Haravuze ngo, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegererezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Amen. Kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegererezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranwa n'ubwiza tuzabona. Yesu ashimwe cyane. Ibi bivuze iki mw'iri jambo ry'Imana? Imibabaro y'iki gihe ntabwo ishobora kugereranwa n'ubwiza bizera bazabona. Imibabaro y'iki gihe, ibyo uri kunyuramo nk'imibabaro, imibabaro y'iki gihe ntabwo wayigereranya n'ubwiza tuzabona ahazaza. Ahazaza imbere ni heza.
ahazaza hari ibyiringiro, ahazaza hari ubutabazi, ahazaza hari ugukora kw'Imana, ahazaza hari imirimo y'Imana itangaje. Nubwo uyu munsi wa none uri guhura n'ibikurushya, nubwo uyu munsi wa none uri guhura n'ibigeragezo bitandukanye, ariko ahazaza ni heza, imbere ni heza bene data. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana riri kuguhumuriza. Abantu bashobora kutumva, ariko Imana irababona bose. Nta marira warize Imana itabonye. Abantu bashobora kutumva umubabaro wawe, abantu bashobora kutumva urwego rw'imibabaro wawe, ariko Imana, ariko Uwiteka Nyiringabo, ariko Imana ikomeye, ifite imbaraga, Imana ikomeye ni umutware, Imana ikomeye irashoboye, Imana ikomeye izi byose. Nubwo abantu batabibona, ariko Imana reka nguhumurize ko Imana irabireba. Imana irabibona, Imana irabireba irahirengeye, Imana irabireba igatabara, Imana irabireba igakora ibikomeye. Humura rero witinya, humura wigira ubwoba, humura wihungabanwa n'ibigeragezo n'ibibazo uri guhura nabyo. Humura, Imana iratabara. Humura, Imana iba yiteguye kukugirira neza. Imana iba yiteguye kukurengera, kuko ari Imana itabara. Rero imibabaro, abantu benshi bagiye bahura n'imibabaro. Yobu yahuye n'imibabaro myinshi, Yobu ntabwo yahuye n'imibabaro mikeya, ariko Imana igufitiye byose mw'iyo mibabaro uhura nayo. Yozefu yahuye n'imibabaro, Yozefu yahuye n'imibabaro myinshi. Ibwami yahuye n'imibabaro, yahuye n'imibabaro arenganwa n'abavandimwe be. Rero nubwo uri guhura n'imibabaro, iyo mibabaro ntabwo izakwica. Yesu aracyariho, Yesu arahari, Yesu aracyakora ibikomeye. Haleluya! Imana ishimwe, kandi Imana itugirire neza. Nubwo rero uri guhura n'iyo mibabaro ikomeye, nubwo uri guhura n'iyo mibabaro igufiteho ububasha, ukabona iri kugenda ikugiraho ububasha, nje kukubwira ngo humura, komera, shikama, witega ubwoba n'intambara n'ibibazo uri guhura nabyo. Imana yacu ni ishimwe cyane, kandi Imana yacu ikugirire neza, ikwagure mu buryo bwose. Nubwo uri guhura n'izo nzitizi zose, Imana yo yiteguye kukugirira neza. Rero Imana iguhereza umugisha, kandi Imana ikwiteho. Abagiye bahura n'intambara z'uburyo butandukanye ni benshi, ariko nimuhumure, kukubwira ngo witinyishwa n'ibigeragezo uri guhunyuramo, ari kukubwira ngo komeza ukomere, komeza urebe imbere, utegereze igitondo, kandi wiringire Imana, kuko ari izakora imirimo itangaje. Imana rero ibampera umugisha, kandi Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, Imana ibane namwe, Imana ibagarurire ibyishimo, kandi kubw'ineza yayo no kubw'urukundo rwayo, urukundo rwayo rukomeze kurukumaho iteka ryose. Hano yari ku Rurembo TV, mwakurikiranaga Evangeliste Silas. Ijambo ry'Imana nakagaruka, inyigisho zubaka umuryango nakagaruka, inyigisho z'iterambere nakagaruka, n'izindi nkuru zitandukanye tubagezaho, ariko zigamije ineza yanyu. Shalom shalom.